kubasuhuza mwe mukurikiye 05 TV. Uyu ni wa mwanya mwiza. Murabizi neza ko tubategurira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ari by'iterambere, ari by'ubuzima. Mbega mu by'ukuri ntabwo tubura kubashakira ibyiza biba bigezweho. Murabibona rero imbere yacu. Hano hari umukobwa mwiza, hari umukobwa wambaye neza. Yego. Ariko uyu munsi afite byinshi tugiye kuganira. Yego, ariko twatangira ntari kwihanganisha abantu baba bari mu buzima bubabaye. Hari abashonje, hari bari guca mu buzima bushaririye. Murabizi neza yuko iyo turi kuganira akenshi na kenshi twibanda ku muryango. Yego, umuryango wacu rero tuba tugomba kuwutekerezaho umunsi ku munsi. Ese aho uri urumva utekanye? Nimba udatekanye ndagukomeje wihangane. Uyu munsi uri hasi, ariko ejo ndahamya neza ko ejo bizagenda neza. Wowe uhumure rwose, ejo bizagenda neza. Ntiwumve ko aka kanya ubuzima urimo ejo ariko bizaba bimeze. Yego, reka twakire umutumirwa wacu rero, umukobwa mwiza muri kumubona. Yego, murakoze, nishimiye kubana namwe. murakoze cyane. Yego. Yego, nabasanze kuri tere mwari muri gukina filimi. Yego, ese iriya filimi mwakinaga yerekeje ku buhe buzima? Murakoze, ya filime turimo turakina bayita Hidden Face. Ni filime ishaka kwerekana nyine ubuzima tubayemo hano hanze. Yego, bw'ababyeyi babyara abana bakabata yaba babata mu byaro n'ahandi. Yego, nicyo kintu ishatse kwerekana cyangwa se kwigisha. Wow. Ubwo ni ku babyeyi baba papa, ni ku babyeyi baba mama, cyangwa ni bose muri rusange? Ku babyeyi babyara abana bakabata mu ubwo urebye ni muri rusange. Muri rusange. Yego. Ariko ntabwo ndasubizwa neza. Yego, babyara abana bakabata nko mu ntara, bakabata mu bindi bice, even bakabajugunya mu biraro, cyangwa nuko babyara bakabasiga nko mu mafamiye yabo bakigendera. Yego, hari abababyara biba bitandukanye. Hari abababyara bakabata, hari abababyara bakabasiga mu miryango bakajya kwigira ubuzima. Abenshi babasiga nko mu ntara, nkaho mu byaro bakajya kwigira ubuzima i Kigali. Ni nacyo iyo filime iri kugenda igaragaza yigisha. Wow. Yego, murakoze. Hidden Face. Hidden Face. Kabisa. Kuraje, uri umukobwa mwiza. Murakoze cyane. Yego. Namwe mwabibonye. Biragaragara. Yego. Mu by'ukuri rero ndacyari kuri iyo filime. Yego. Iyo filimi muri gukina, ese urayitubwiraho mu buryo burambuye? Harimo abari muri ubwo buzima se koko bagaragaramo? Bari muri ubwo buzima ko babyawe bagatabwa? Yego, ndagira ngo uduhe ishusho mu by'ukuri igaragara. Abo bana muri uwo mukino barimo? Yego. Kugira ngo abadukurikiye cyangwa se abakurikiye 05 TV umva bitegure cyane yuko nino filime izanyura kuri 05 TV. Yego. Yego. Murakoze. Ikintu navuga kuri iyo filime, harimo abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Yego. Hari uwitwa Kevin, hari n'uwitwa Lucky. Yego. Abo bavukana ariko baza gutabwa, aho muri iyo nkuru bizagaragara ko Kevin yasigaye mu cyaro. Ariko mu gusigara aho ngaho mu ntara akajya kubana na bene wabo, ni nko kwa nyina wabo. Ni kwa nyina wabo. Ariko uwo nguwo Lucky aza gukura kuko ntago bakuranye, ajya gushaka ubuzima i Kigali. Yego, mu kuza gushaka ubuzima i Kigali bakuze bataziranye. Wow. Ariyo ntandaro isobanura ibyo byose by'ukuntu abantu benshi batabwa n'ababyeyi bakajya guhiga ubuzima i Kigali. Okay. Ubwo wasa muri iyo filime urimo. Uziko utumye abantu tugira amatsiko, nanjye ngize amatsiko muri rusange. Iteye amatsiko kandi irigisha cyane ko n'ubuzima tubayemo hano hanze muri rusange buri wese azabibona kandi abenshi bazibonamo kuko ari abantu hano hanze babayeho gutyo. Aho ngaho ngo Kevin
ninjye ukina witwa Kevin. Wow, Yego. bakunzi ba 05 TV umva murahishiwe, uyu mukobwa mwiza muri kubona imbere ya kamera ewana niwe uri gukina ariko ari Kevin. Murumva ko ni umwe muri ba bana babiri batawe mu ntara. Yego. Ego batawe mu ntara none akaba ngana gutya, yatawe ari umwana urangana gutya, Ana yenda umwana ariko nkura bigoye, ariko mbaho ndakura, ntotezwa naho nabaga, ariko ndakura. Ni filime nziza yigisha, buri wese namushishikariza kuzayireba. Wow. Yego. Nduwa mbere mugomba kuyireba. Ukuri muzayirebe, ni nziza cyane, irigisha cyane. Iteye amatsiko. Cyane. Hidden Face. Hidden Face. Abana batabwa n'ababyeyi. Yego. Ni ukuri muryango mwiza. Reka nanjye mbonereho kubaganiriza kandi ni ukuri buriya ntabwo ari byiza yuko wabyara umwana ukamuta. No. Ariko kandi sinabura gushimira ababyeyi bagenda babona abana. Ushobora kuba utaraba umubyeyi, izo nshingano utarazigira, cyangwa se ufite inshingano z'ububyeyi, ariko ukaba wabona uwo mwana ari guca mu buzima bubi butamworoheye. Nyamuneka ndabasabye dufatanye kurerera u Rwanda, uwo mwana tumwiteho, tumubungabunge kuko ejo ni uw'umumaro ku gihugu cyacu. Yego Kevin rero. Kevin. Ubu ndabizi comment zigiye kuba nyinshi ku bakurikiye 05 TV. Bayikurikirane, ni filime nziza, ni filime yigisha. Urabona hano hanze nyine koko hari ababyeyi yego ubyara igihe kitageze cyangwa se atarabiteguye, bikaba ngombwa ko umwana bigenderamo agatabwa. Yego. Yego, hari n'ababara ababyaye byari bikwiye cyangwa se wenda bo ubwabo bafitanye ibibazo, umwana akabigenderamo agatabwa. Gutabwa kw'abana kurimo ibintu byinshi, ariko nyine yagerageje kugira ngo igaragaze uburyo abana hano hanze baba babayeho baratawe. Hari igihe akenshi baba mu miryango nkatwe nyine buriya muzabibona, hari igihe tuba mu miryango itadukunze, ukabaho nyine bazi wenda ngo uri mu muryango uragukunze ngo uragufasha, ariko byose wifasha bagutoteza. Yego, ukabaho nyine ugakura ufite ikintu wavuga nk'intimba muri wowe. Yego, ugakura nyine ubabaye, ubayeho nabi, kwiga bikagorana, nyine bakakurihira ariko ukaba ubayeho nabi. Bigaragarira buri wese ko n'undi wese ababibona. Ibyo turi kuvuga ndabizi ko hari abo biri kubaho muri uyu mwanya. Wowe uri gukurikira 05 TV, uri muri ubu buzima, uri kureba ino nkuru ukabona ni wowe yandikiwe, reka tugukomeze, komeza kwihangana. Wibuke ko ejo ni heza. Nturebe akababaro waba urimo aka kanya ngo wumve yuko ejo ubuzima uyu munsi ubuzima buhagaze. No, birashoboka ko hari impinduka. Wowe tekereza neza, irwaneho, gira imishinga muri wowe, witegure nkaho utagomba kuba nk'umubyeyi waba waragukoreye ibyo. Yego. Bizagufasha kubaho neza, bigufashe nawe kubaka umuryango wawe w'ejo heza umeze neza. Kevin. Ndabumva. Kevin. Karame. None se ayo niyo mazina yawe nyakuri cyangwa twatangiye utibwiye badukurikiye amazina? Ntabwo nabibwiye. No mu buzima bwanjye busanzwe nitwa Kevin. No muri iyo filime haza nitwa Kevin. Wow, niwe bayandikiye cyangwa? Cyane we wayanditse? Ntabwo ari njye nayanditse, ariko nuko njyewe n'ubundi no musaza wanjye Lucky, twebwe tuba turi abo bana batawe. Twe twatawe, nitwe ubwo nabisobanura nka gute? Ni twebwe intandaro y'ibyo byose, nyine niho inyigisho ziri kuri abo bana batawe. Nicyo turi gushaka kwereka abanyarwanda, abadukurikira, n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego, rero no mu buzima bwanjye busanzwe nitwa Kevin, nkanakina nitwa Kevin. Utumye ngira ikindi kibazo.
muri uko kujugunywa muri iyo filime yego ni ukuvuga ngo numvise ufitemo umusaza wawe yego umusaza wawe mwarareranwe aho ngaho cyangwa oya ni njye wahabaye njyenyine umusaza wanjye yabaye ukwe nanjye mba ukwanjye twakuze tutaziranye twatandukanye turi bato cyane yego twakuze tutaziranye ntago muziranye ntago tuziranye usibye kuba mvuga ngo mfite umusaza wanjye witwa Raki nawe akaba yicaye azi ngo afite mushiki we batandukanye kera ari abana witwa Kevin. yewe mbega shaka iyi nkuru irababaje ni ukuri iyi nkuru irababaje cyane gusa icyo navuga ni uko ari kugira ngo yigishe nawe watawe nawe wakuze nabi ntucike intege kora ukure ibyo bintu byikuremo ko natwe iragaragara ko twakuze kandi tubaho nubwo dufite izo nimba n'ibiki byose ariko ari aho tugeze nibakore bakure ntibacike intege bazagera kure Imana ishobora byose uzi ko umbwiye inkuru nkagira ngo ni nawe biriho neza umbwiye inkuru ahubwo nyine ikintu cyagitumye ni umukobwa mwiza nkawe usa gutya aka kanya wambwira ubwo nyine nibyo nende gukurura uri kumpa inkuru ukuntu umeze umukobwa mwiza usa gutya yaba yaraciye muri ubwo buzima cyane kuko buriya kenshi hano hanze abantu babona umuntu asohotse ntibaba bazi ibyihishe inyuma kandi buriya kugira ngo ube uri we ukomeze wubake icyubahiro cyawe ntabwo ari ngombwa ngo ibyo byose ubishyire hanze yego ushobora kubana n'ibitakoroheye ariko wowe ukarwana n'ikiri muri wowe kuko twese tuba tuzi ikidutsinda muri twe ukarwana nacyo ugakora cyane yego nicyo kintu nashishikariza rero abo bana babayeho gutyo kuko barahari pe kandi benshi bababaye ahubwo bagire kwihangana bakomere ubundi ibindi byose Imana irahari ibyo bintu ntabwo ari iby'u Rwanda gusa bakunzi ba 05 TV mwuka byarawe tuzajya tubanyurizamo nyine tubatungure narabibabwiye ariko kubera ko ni ugukora iyo twubaka umuryango nyarwanda iyo twubaka sosiyete cyangwa twubaka isi nziza y'ejo hazaza mu by'ukuri dukoma ku mpande zose ntabwo biba byoroshye ariko ntabwo bivuze yuko ubuzima buba burangiriye aho yego umva nimba ni kugira ngo dusoze sinzi ariko ntabwo twasoza kabisa numva nkifite nk'ibyo kukubaza nta kibazo rwose ni mu mbazi yego uru rugendo rwa filime watangiye njya numva ngo mu mafilime menshi hakunze gutambukamo amaruswa agiye acicikana birumvikana ishobora kuba ruswa y'amafaranga ishobora kuba ruswa y'igitsina ishobora kuba ikimenyane nimba nta kintu ruswa na byose sinibuka neza ariko buriya nako kantu kaba kakarebweho yego ariko si muri izo nzira zose ucamo uri muri ubu buzima bwa filime hari ubwo wari bwahure nabyo ese wowe urabyumva ni ibibazo bibiri bikomatanye ukuntu murakoze ku giti cyanjye ntabwo ndahura nabyo ariko ndabyumva hano hanze bicicikana ariko ntabwo ndahura nabyo icyo kintu numva nabivugaho urabyumva ko bibaho ndabyumva kenshi gashoboka yego ikibazo kindi gishingiye aho ngaho ngigize ese uramutse uhuye nabyo uri umwana w'umukobwa umwana rwose ufite future ye ufite akazoza kazima uri gutegura uramutse uhuye nabyo wabyitwaramo cyangwa se n'abadukurikiye bumve kuko hari benshi nabo bari ndabizi bazakurikira kino kiganiro hari n'abagiye guta bagikurikira yego we wabyitwaramo ute uri umwari w'u Rwanda mu kuba warwanya ruswa itangwa binyuze muri filime nyarwanda ikintu numva ngiye nabivugaho ntabwo ibyo ngibyo nabikora uti kubera iki ibintu nk'ibyo ngibyo nta mugisha bifite narwo bimara kabiri
nashishikariza umwana w'umukobwa ko nimba yumva ashaka ikintu cyo gukora nahaguruka akore, nabona ari aho byanze abyihorere bamusaba ruswa ayireke, kuko icyo ntabwo ari icyubahiro cy'umwana w'umunyarwanda. niyiyubahisha ibyo bintu abireke. oya ntabwo icyo kintu agishishikariza buri wese, nibabeseriye bihagarareho, kuko abakobwa barashoboye bazi gukora, ntabwo gukora ari ukubanza kujya kwiyandarika. kuko ni ukwiyandarika niko twabyita. kabiri urakoze cyane kwiyandarika, iki kinyarwanda rero ni hatari. iyo uri umukobwa ugatangira gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nta cyubahiro kiba kirimo, niyo mpamvu umuntu yabyita nka gutyo. murakoze Kevin, Imana iguhe umugisha. umva icyo nzi cyo n'ubundi tuzongera tuganire, dore gufatiranye mwari muri kuri tere, ariko ndavuze ati uyu mwanya reka nze kubyaza umusaruro, tuganire turebe izi filimi abantu bakora, ese hanze hano sosiyete izumvute. Yego ni ukuri urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Yego murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Abana b'abakobwa bari hano hanze nababwira ati nimukore, murashoboye, mukure amaboko mu mufuka, naho tutazagera ko dufite Imana nta kindi. Murakoze cyane. Wow. Yego.